na DANGAL iri muri filime zavunnye uyu mugabo bita American wayikinnye cyane dore mbere kumubwira amafaranga akayabo ndetse na behind the scene cyangwa se inyuma ya kamera uko iyi filime byari byifashe umva neza ututuntu. Ubundi iyi filime DANGAL ni inkuru bishingiye ku buzima nyakuri bw'umugabo bita Mahavir Singh Phogat nuko yatoje abakobwa be kuba bakinnyi b'abanyabigwi mu mukino wa wrestling cyangwa se mu mukino wo gukirana. Ubundi iyi nkuru itangira umugabo bita Mahavir Singh Phogat aho birangira adatwaye igikombe cya wrestling ku rwego rw'isi. Uyu mugabo afata icyemezo cy'uko umwana we azabyara w'umuhungu azamujyana muri ibintu bya wrestling ku buryo uyu mugabo ibyo atakoze umwana we azabikora. Ibi birangira uyu mugabo ubwa mbere abyaye umukobwa n'ubwa kabiri akabyara umukobwa bikagera agahita avuga ati ibi bintu ntago byavamo, bikarangira afashe icyemezo cy'uko aba bakobwa bose bagomba kujya muri wrestling. Uyu mugabo arabitoreza ku rwego rudasanzwe ku buryo filime bigaragara ko uyu mugabo American yamuvunnye cyane. Aba bana arabatoza ku rwego rudasanzwe ku buryo uyu bita Jita na Babita ngo yakora n'umukobwa yagikora. Niyo mpamvu yafashe inkuru y'umugabo ayikompoza muri filime kugira azatambutse ubutumwa. Kuri ubu ngubu tuvugana Ubuhinde nabwo buri mu bihugu bisigaye byemera gender balance, dore ko ubu ngubu Ubuhinde nabwo buri mu bihugu 5 bikize ku isi. Ariko ibi byakunze nyuma yuko nabo batangira kwemera ko igitsina gore nacyo kigomba kugira ijambo. Ubundi uyu mugabo American filime zose akina filime zirimo message, dore nk'ubu yakinnye filime bita Three Idiots agenda ikarebwa ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu filime ya DANGAL iyi ni filime yakinwe mu 2016. Iyi filime yayobowe n'umugabo bita Nitesh Tiwari, ikaba yari ishingiye ku buzima bwa Mahavir Singh Phogat nkuko twayivuze hejuru. Uyu akaba nyine yari umukinnyi wa wrestling wahoze ari uwa mbere muri Haryana mu Buhinde. Impamvu nkubwira ngo iyi filime yaratwitswe ku rwego rudasanzwe, ibaze ko iyi filime yinjije amafaranga agera kuri miliyari 2